cyatsi cyajyanye wabona n'ahantu bakandagiye ikirenge wabona muri make abantu bibyara ahantu rudakura wagira ngo nibapongo yungu abashinwa bamwe bagendera ku nkoni bye bizunga ite tekinike sogokuru yamaye cyakoze bizu sinkubeshe umutarabanda ni number 1 pe none hari ukuntu ugenda uri muri furi ku buryo ahantu wakoreye bagira ngo waharagiye. Ariko Sarisa nawe amaze kuguhaga ideni ryanjye rimaze igihe n'igihe iki nicyo gihe ngurinyishyure. Ariko Kazu nawe ntukigira nk'umwana wibagiwe ko nawe mfitiye amafaranga ndayagufitiye hanyuma capurisha nyine rinyishyura ubu urabona nk'uhagaze imbere naje gukina ako se Kazu urakomeje Sarisa mana yanjye ubundi wumvira amatwi yawe yarimutse mbimenye oya niyimutse ariko nawe ndagira ngo nkubaze ubwonko bwawe bwavuye mu mutwe bujya mu kibuno gutese umfitiye 5 ngufitiye 5 hanyuma urashaka nkwishyura iki amafaranga nakugurije nyine bwari bwiza butamenywa na bose iriya ni strategy yo kugira ngo mbashe kubona amafaranga yanjye icyambere ni wari bunyishyura yo nabinyuza mu kunguriza n'ikimenyimenyi kwari dusigaye duhuruka nankwebe. Sarisa mwana wa mama rero ngiye nitwa Kazu umwana w'umuzungu cyota masini impa amafaranga yanjye ndayakeneye. Yo inkovu ufite ndayumva mushuti wanjye gusa nanjye 5 yanjye ndayakeneye pe gusa nararebye ngo ugirira impuhwe ati byibuze reka mushuti wanjye musigire mu munyeshuri wowe nyishyura yanjye nanjye nzakwishyura yawe. Ako se Kazu wagire kubujije urumva ibyo bintu biri guhura ahubwo wowe niba utari no kubyumva masenyi isasigayemo. Ariko Sarisa ujye umenya ko umuntu aba afite ibibazo kandi ukibuka ko umuntu aba yaguhaye amafaranga yakeneye. Erega muvandimwe nanjye nari nyakeneye ahubwo aho ngaho muri kunduga kabi hari uburyo umuntu akoresha undi muntu amufitiye ideni akabasha kuri mwishyura neza batagoranye. Ubwo se ubwo buryo ni ubuhe kwaje kwa pura uko nakugenje mwereka ko nibagiwe mfitiye nkakuguza ariko akabangana ngayo mfitiye deni tukazareba nuze kwishyuza game over. None se mwana wa mama ndabizi ntacyo wanyumugife kandi dore mukanyamuye n'akabazo kanungu nta kuntu wamfasha ukaniza nka 3500 nta kuntu wamfasha ukaniza nka 3500. Yo nshuti yanjye ihangane pe sahizi ngizi uyu munota usanze nyakoresheje yo na 2950 imamu y'Imana rurumiya ntabwo wansangana impamo y'Imana ngenda gusezeranya ko naho wanshakira umuntu yaniriye saa 10:34 naba nkugezeho nyakuzanira. Ariko wakana nde bukambona muzewe nge Sarisa Pro Max umuhungu wavuganye amashuri ane yisumbuye wakana wayori mana yanjye nuko naho nabona ariko ndamutse mafite n'ibumbi 100 nabikwake kw'icyambere nuri umuhemu umuntu akuguriza 4 ukaba wanamuha n'10 umutima mwiza ugira uzajya mwijuru ako bigiye bigabanya amanyanga aho ngaho. Ariko nanjye ndi ninjije duhoze dupfa amafaranga none ngo ndi kugutira ndi mana yanjye nuko naho nabona ariko ndamutse mafite n'ibumbi 100 nabikwake kw'icyambere nuri umuhemu umuntu akuguriza 4 ukaba wanamuha n'10 umutima mwiza ugira uzajya mwijuru n'urutwaro nyagucuma umwami we wagicuma wandinda nk'iryo 10 nyabe wamanyanga ugira amafaranga yawe sinari nasinye ko nzayagwa kuri Noheli none urayishubije. Ariko Sarisa uryenje naga ibi byarangirira hano niba wana nyibeshya go shanu uzongere. Ariko Sarisa maze kubona ko abantu musigaye mufite amanyanga byakugendekeye gutera umuntu asigaye baguza amafaranga agataha ari uko muyamaze wowe waza kuyafata ukayajyana mu mushinga yawe simba narayaguhaye se ibyo tuba twarayakoreye se subize yo ni imishinga yawe. Sarisa iki nicyo gihe rero ngo abashomeri dukubita abakire kuko tumaze kubona ko mu gukena kwacu namwe mu bifitemo uruhare kuko nta kuntu warya imitsi yanjye yewe rudo kubona umusaza washaje cyane naranyoye ukemera ukanguguna kandi uri umukire njye nashaka gushuna mu byo utunze ukagigira ariko wibuka ko wanankuraho bakagufunga ngo iki nicyo gihe natwe ngo dukore iyo bwaba mworora inkoko tworora ubucu ubyara umwana mbyara umurozi ahandi muzabana ko mwikojeje ubusa reba nka Kazungu hariya mu byapa utwo twose yaratumaze kandi mu bintu bidafite agaciro dore mu kwambere numvishe ngo wamugurije 9,000 abura yuko kwishyura umubeshya ko wamwihanganiye bigeze mu kwa 11 usanga amafaranga warayungukishaga
ikibanza uragitwaye Sarisa ubutaka nibwimuka ndabyumva ariko nibyaba ngombwa ngiye rudakubana nzabutera imipine ariko sha muzi ibintu mukinisha ni wumva umunyamafaranga ujye uhita wumva umuntu ufite ibintu byose ubwenge ubuzima ubu nawe ubwawe nagutwara nkakorora nk'ihene kuko uramutse unononye ukajya mu rutoki rwanda ugatema igitoki nabizi bwacya mfata yihuta nerekeza muri Kongo kujya kureba abapfumu banyu nakuruga ukazana ihembe mu rutirigongo nakuruga ukazana amaso 10 ku mutwe umwe nakuruga umupuri mu gatuza ayo ni amahitamo yanjye nk'umunyamafaranga ahubwo reka njye kureba ko ntacyo mwononye ndaje ndatereta abahungu banjye ibyo tunda tuzabisangira mani nsigaye mfite impungenge sinyiryama ngo nsinzire jya kugendekeye gute se bari abagabo bo ku gasantere nubabona barutambira abantu uze se yigo mani bakugize gute se urabona muri iyi minsi twarashwanye kandi gukina kwabo biri mu maboko yanjye barasinye rero ngo bagiye kujya banyi neva urangiye bizunga sinjye ubwoba n'imindi imbere abo bareke bavuge hari ukuntu nk'icyuma B1 umujuru umufata mu maboko kw'icyambere uri mu bizunga ne wanyuramo gusa ugasiga ukonkomye iyo sekitiruta izindi zose ko umuntu aragira kumva ku gafuka atayibagirwa igitoke ku kanya ariko bizu inzoga niwo muti w'ikibazo ni nazo mbaraga z'abagabo urangiye Dr. from India umunsi yanyandikiye volute 595 z'inzoga suko babyita ngiye bizunga ndakeri kugusobanurira niba ushaka kuba mu itsinda ry'abagabo ryagutse ujye uhita kamucyura buhoro nari mbuze uwo ngisha inama tuzakwibasha urabeshya y'ubusa Kazu plan rero nuko nguko iteye bizunga Kostazi rudakubana Feliciani nje nawe nitwe dushinzwe gukoterera imitungo ya Sarisa yarapfuye nyumvire cya kijumba uragiye rutambira nashyizemo binatural yamvuze bagira ngo ndi kujokinga ubu he Kazungu nuzi igihari si ukwibase Sarisa nice nawe wanje ubundi iri joro ya gahunda ihari ni ugukoraho bwabaga ikintu nshaka kumenya ni iki timu yanjye ihagaze uko ese muzi gukororinga we Kazungu uzi kunesa nesa ibyo byose nabyo nzi niyo mpamvu rero ngomba kubanza kubashiririza nk'abatereninga mugasohoka mufite amaraso mashya ku buryo niyo bazana zambwa zisaka ibisasu zitamenya icyakozwe aho hantu gute subu icyambere sinshaka ko hari ikirenge kizagaragara none se tuzagenda tuguruka gukororinga hose viyani nozi ibyo basigaye bakora ubu kuri iki gihe basigaye bagukeka ari ahantu bibye akarusho kabahibwa n'abasivili ugasanga bakujyanye kugera ibirenge bagatesitinga inkweto wari wambaye ariko ukorora inzu ukananesa neza icyo nzi neza niyo waba waracishije nibwamfata ubwo gahunda ihari reka njye kubamenyesha tuza kukureba reba izuba rigeze muri 9:19 kandi operasiyo iratangira 12:00 kangendesha ariko se genda kwibaza operasiyo nene yiteguye neza imyitozo twayikoze ariko bizunga yabuzamo rura n'urugo rw'iyihorere ikibazo n'abantu bibye hari ahantu noneho barabo baraturenza 100%. imyitozo baradukubye exercice baradukubye abantu bibye hari ahantu sinshidikanya ko batize tekinike y'intinga kuko ukuntu bahivye biteye ubwoba cyane nta cyatsi cyajyamye wabona n'ahantu bakandagiye ikirenge wabona muri make abantu bibye hari ahantu budakura wagira ngo ni bapongo yungu abashinwa bamwe bagendera ku nkoni nje mbabajwe n'imari twarase shabyihorere mwana ariko nge ndi kwibaza ubundi uyu nguyu tekinike yatwigishije niyi martial art from Air Force hanyuma batwibye bo kininja iriya ni tekinike y'inninja iriya tekinike bakoresheje yitwa ninjutsu nakundi nyine njye nakubwiye ko tubitsindira wanga kubyemera buriya gihe bizunga hari byinshi nkora mukanga kubyemera muzi ngo gena hasimba bye bizunga ite tekinike sogokuru yamaye cyakoze bizu sinkubeshe umutarabanda ni number 1 pe noneho hari ukuntu ugenda uri muri furi ku buryo ahantu wakoreye bagira ngo waharagiye Chris from bizunga nyine ubumenyi buturuka kwa bizunga none urabona burije tujye kurara mu kabari tuzatugabana ejo aho tugenda Hello guys, baba content creator mumeze gute?
guys njana kongera kubabwira ko icyanzu.com ari cyo gisubizo cyanyu mwebwe aba content creator. Uhora wibaza ngo twiri comedy kuki mfite ishusho nziza, kuki video yanjye isa neza, kuki amajwi yanjye ari hejuru. Igisubizo nta kindi, icyanzu.com. Guys ushaka ibikoresho byose byagufasha gukora video zawe neza na content yawe ikakundwa cyane ikarebwa n'abantu benshi bakayigumaho paka video irangiye. Nta rindi banga, guna no mu icyanzu.com tukwereka igisubizo cyawe. Urasanga amatara meza, tripod, video making ndetse na sound maker. Guys, wowe mu content creator rero visit icyanzu wihahire.